kurikira ikiganiro ntibisanzwe cya Mr Sam kuri Mukiri Entertainment aho turebera hamwe inkuru zidasanzwe ziba zivugwa hirya no hino ku isi. Yes, inkuru zidasanzwe uyu munsi reka tunyarukire muri leta zunze ubumwe za Amerika aho bivugwa ko umugabo yabajije ChatGPT ikaza kumuha igisubizo imubwira ko aramutse asimbutse igorofa y'amazu 19 ngo yahita aguruka. Ni inkuru zidasanzwe kabisa. Hagati aho icyamamare muri leta zunze ubumwe za Amerika Kim Kardashian nawe yatangaje ko ChatGPT ngo yagiye imuha ibisubizo bitari ibyo bikaza gutuma atsindwa amwe mu masomo aho yigaga muri kaminuza ibijyanye n'amategeko. Yes, nabaye ikaze yeritwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukiri Entertainment, uyu numwanya wo kuba wakora subscribe. Reka izi nkuru tuzive n'imuzingo turebere hamwe ibyo ChatGPT iri guha abantu bitajyanye n'ibyo bayibajije cyangwa se ChatGPT amwe mu makosa akomeye igenda ikora. Yes, nabaye ikaze ni za nkuru zidasanzwe mba nabateguriye. Nge nitwa Mr Sam. Kim Kardashian umwe mu bagore bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga muri leta zunze ubumwe za Amerika no ku isi hose muri rusange yatangaje ko ChatGPT ngo yagiye imuha ibisubizo bitari byo aho yagendaga ayibaza mu bijyanye n'amategeko aho yigaga muri kaminuza, bityo ngo bikaza gutuma atsindwa. Bivuze ko ChatGPT mu by'ukuri ibisubizo byose iguha uba ugomba kubigenzura neza, kuko nubwo waba uri umunyeshuri cyangwa se ukora ibindi bintu byari byo byose ubaza ChatGPT ugomba kujya ugenzuramo amakuru y'ingenzi. Nkuko na Kim Kardashian ubwe yatangaje ko ngo yagiye imuha ibisubizo bitari byo bikaza gutuma atsindwa amwe mu masomo yigaga muri kaminuza ibijyanye n'amategeko. Reka turebe uyu mugabo rero wagiranye ibibazo n'umukunzi we byo gutandukana yajya kubaza ChatGPT ikaza kumubwira ko ngo aramutse asimbutse inyubako y'amagorofa 19 ngo yahita aguruka. Ikoranabuhanga rya artificial intelligence cyangwa se AI riri kwifashishwa n'abantu benshi cyane, za miliyoni nyinshi cyane hirya no hino ku isi, aho bayifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi mu gukora email, gusubiza ibibazo bigiye bitandukanye, kwandika impapuro, gusaba akazi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ariko iri koranabuhanga riri kugenda ritavugwaho rumwe bitewe n'ibibazo cyangwa se n'impaka riri guteza mu bantu bitewe n'ibisubizo rigenda ritanga. Mu ntangiriro za Kanama 2025 umwe mu bayobozi ba ChatGPT yatangaje ko iri koranabuhanga ryabo risigaye rikoreshwa n'abantu benshi cyane barenga miliyoni 700 buri cyumweru. Bivuze ko ChatGPT mu by'ukuri iri kwitabirwa n'abantu benshi cyane, ariko mu bisubizo igenda itanga biri gutuma abantu benshi bagenda bayijyaho impaka mu buryo bugiye butandukanye. OpenAI kampani yakoze ChatGPT ndetse ikaba ifite n'inzobere nyinshi cyane, nabo bemeza ko iki kibazo gihari, nkuko umuyobozi wa OpenAI Sam Altman abitangaza. Avuga ko mu by'ukuri iki kibazo gihari ariko ngo bari kugenda babigenzura ndetse babikoraho. Ikinyamakuru The New York Times cyatangaje inkuru idasanzwe kivuga ko mu by'ukuri umugabo w'imyaka 42 wari usanzwe akorera ishoramari rye mu mujyi wa New York yagiye abaza ibibazo bimwe ChatGPT ikagenda imuha ibisubizo bitari byo bikaza gutuma nawe ishoramari rye ritagenda neza nkuko yabitekerezaga. Bivuze ko ChatGPT ibintu byose iguhaye uba ugomba kubigenzura neza, abatari ibyanyabyo mu buryo ntakuka, uba ugomba gushishoza neza cyane. Uyu mugabo rero wagiranye ibibazo n'umukunzi we nkuko iyi nkuru turi kuyibona ku nyamakuru byinshi bitandukanye. Uyu mugabo yatangaje ko nyuma yo kugirana ibibazo n'umukunzi we yabajije ChatGPT ikaza kumubwira ko mu by'ukuri ngo isi ntabwo ariye kabisa, ngo isi ntabwo yagenewe we. Mu by'ukuri yamuhaye ibisubizo bisa naho ari kumuca intege, ndetse imubwira ko isi ngo itamwitayeho kabisa, ndetse ngo aramutse asimbutse igorofa y'amazu 19 ngo yahita aguruka, ngo mu gihe yasimbuka abyizeye neza ngo atabishidikanyaho. Ibindi bimwe mu bisubizo iyi ChatGPT iri gutanga abantu benshi ntibabyumvikaneho kimwe, bitewe n'uko ni ibisubizo nyine wumva ko byashyira ubuzima bw'abari kubukoresha iyi ChatGPT mu kaga gakomeye cyane.
ChatGPT rero ubu ngubu ngo ikaba iri gukoreshwa n'abantu benshi cyane barenga za miliyoni 700 nk'uko muri 2025 byatangajwe. Uko ukwezi kugenda gushira ngo niko igenda yivugurura ndetse n'abayikoresha bakaza ari benshi, ariko nk'uko abayobozi muri ChatGPT bagenda babisobanura bavuga ko ari ngombwa ko ushishoza ndetse ukareba ugashishoza buri gisubizo cyose iguhaye, by'umwihariko nk'abantu bagira ibibazo byo mu mutwe cyangwa se ibibazo bishingiye ku mitekerereze cyangwa se mental health. Bavuga ko iyo ugiye ukaganiriza ChatGPT ngo atari ikintu wakagombye gusimbuza muganga, kuko muganga abafite ukundi kuntu yagutreatinga neza cyangwa se yagufasha birenze kuba wakoresha ChatGPT ngo wumve ko umeze nk'uwahuye na muganga mu bijyanye n'imitekerereze, kuko rimwe na rimwe ishobora kuba yaguha ibisubizo byashyira ubuzima bwawe mu kaga. Bamwe mu bayobozi bakuru muri ChatGPT bavuga ko bari kugenda bavugurura izi chatbots ku buryo ngo mu myaka mike iri imbere ngo zitanga ibisubizo biri ku rwego rwa PhD, ku buryo uzajya uganira na ChatGPT ikaguha ibisubizo wahabwa n'umuntu ufite impamyabumenyi y'ikirenga muri icyo kintu urimo uyibazaho ku rwego rwa PhD, bitewe n'uko ngo ari ibintu bari kuvugurura neza cyane umunsi ku wundi. Ndetse OpenAI ubwayo cyangwa se OpenAI nayo yemeza ko mu by'ukuri hari ibibazo ChatGPT igenda isubiza mu buryo budahujwe n'imirongo baba bayihaye, ariko ngo ni ibintu bari kwigaho ndetse bari kuvugurura umunsi ku wundi kugira ngo ijye ijyanishwa n'ibisubizo biriho cyangwa se ijye iguha igisubizo kijyanye n'icyo wayibajije, ku rwego rw'uko uzajya uba umeze nk'umuntu uri kuganira n'umuntu ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye na buri kibazo cyose uzajya ugenda ubaza iyi ChatGPT. Yes, njye nitwa Mr. Sam. Rero niba utarakora subscribe no kuri Mukire Entertainment, ushina umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like, ukaza kuduha n'igitekerezo muri comment, aho wagira ikindi kibazo. Izi ni inkuru zidasanzwe nje mba nabateguriye umunsi ku wundi. Niba ukoresha ChatGPT ndabizi ko abantu benshi bayikoresha, ugomba kujya ugenzura neza buri gisubizo cyose iguhaye nk'uko tumaze kubirebera hamwe. Iri ni ikoranabuhanga utagomba kwiringira 5/5 nta gushyiramo ubundi bwenge bwawe nawe ushingiye ku bisubizo yagiye iha aba bantu bagiye batandukanye. Nk'uyu mugabo nawe watanze urugero avuga ko ngo yigeze kumuha igisubizo imubwira ko nta cyamaze. Mu by'ukuri ibyo byose ngo ni ibisubizo zigenda zitanga ku rwego rw'uko ibisubizo byashyira ubuzima mu kaga bw'umuntu uri gukoresha iri koranabuhanga rya ChatGPT. Yes, ugomba gushishoza rero ugashyiramo ubwenge bwawe. The Time Magazine nabo batangaza ko mu by'ukuri iyi ChatGPT mu bisubizo yagiye itanga mu bushakashatsi bayikuriyeho basanze bitujuje ubuziranenge ku rwego rw'uko abantu bamwe bashobora kuba bayikoresha ikaba byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Nawe rero jya utekereza kabiri niba uri gukoresha ChatGPT kugira ngo rimwe na rimwe utazasanga yakuyobeje wowe ukayizera aho kwizera, ndetse aho kudashyiramo ubundi bushishozi bwawe. Yes, ndabashimiye igihe ritwa Mr. Sam. Niba utarakora subscribe no kuri Mukire Entertainment kandi subscribe, dukomeze tubategurire inkuru nyinshi kandi nziza zidasanzwe.